mperuka mu buroko, ababizi murabizi, ariko nasanzeyo abagabo benshi cyane bari kuzira kese y'igitsina gore. Ukababaza, ese koko wafashe umugore ku ngufu koko ariyo kese ufite? Ugasanga benshi bari kugusobanurira ubundi buryo butandukanye n'ubwo dosiye yabo yabafungishije uko imeze. Sinzi niba mumaze kubibona neza yuko imvugo ivuga ngo kumpoza ku nkeke, yampohoteye, yamfashe ku ngufu. Sinzi niba mwumva iyo mvugo atari icyongereza cyahindutse mu kinyarwanda, ari imvugo y'abongereza y'abazungu bo muri ibi bihugu bya Amerika. Ari abagore bagira ijambo muri ibi bihugu, kubera ko abagore bafite power. None ndashaka kubabaza my brothers, mwebwe rimwe nshaka kubaza, ntimubona yuko abagore bacu n'abakobwa bacu bo mu gihugu cyacu ubwo mu bihugu byacu by'abanyafrika, ntimubona ko nabo batangiye kuabusinga power bafite leta yabahaye, power ribu yabahaye? Ntago mubona ko batangiye kujya bayitwaza igiye kuba intwaro yo kujyana abasore benshi, abagabo benshi mu buroko? Ntago muri kubibona, cyangwa ninjye uri kubibona uko mwe mutabibona? Reba ejo bundi umukobwa witwa Honorine yavuze ngo yaragurishijwe, yajyanywe muri Finland, ngo yarahohotewe. Shadibu nawe mu kanya nawe araje ati yarahohotewe, n'abandi benshi bataza kuri kamera. Ushobora kwibaza, ese koko aba bantu barahohoterwa koko, cyangwa se nibo bihohotera? Icyo rero simfite imbaraga za leta, ariko leta ikwiriye kubireba deep cyane, kuko kino kintu ntago kikiri kuri about nahohote cyangwa se bampohoteye cyangwa se nashizwe ku nkeke. Bakirebe mu buryo buri psychology cyane, kujya ushobora gusanga abitwa ko bahohotewe ari bo ubwabo baba barihohoteye mbere yo kubahohoterwa. Nge niyo magambo makeya shobora kuvuga aka kanya. Vanga umukobwa kukwihimuraho kugufungisha, nuguclaiminga yuko wamufashe ku ngufu, wamushizeho inkeke.